ngo okay murakaza neza rero kuri YouTube channel yanjye Hero Official nko kumuzina w'umuhungu wanyu Iradukunda Jiva. Ndabashimira cyane rero bakunzi ba Iradukunda Jiva. Uyu munsi rero nifuje kubaha urutonde cyangwa se liste y'abana cyangwa se y'amaklabu twabyita ama foundation ama kids yo mu Rwanda akomeye agenda supporting abana, urugero nka Moriox Kids, Sherrie Foundation. Ayo matsinda nyine yagiye yamamara cyane ku buryo ushaka kubwira umunyarwanda nakubwira ndi matsinda akayabura akakubwira Moriox Kids na Sherrie Foundation byonyine. Wakibaza ati se Moriox Kids na Sherrie Foundation niyo matsinda yonyine y'abana aba mu Rwanda? Ngiye kuguha liste rero y'amatsinda 6 cyangwa se y'ama foundation 6 aba mu Rwanda utaruzi cyangwa se ushobora kubuze gusa nayo yari akomeye. Turaye ku itsinda rya 6 rero tuzamuka kugera ku itsinda rya mbere. Turagenda tuvuga itsinda izina ryaryo nyine, tuvuge n'umuntu warishinze, tuvuge n'ibikorwa nyine byo bakora muri rusange nyingo. Reka tutangire rero gutya. Turaya ku itsinda rya 3 baryita Igira Culture Center. Igira Culture Center rero fonda y'iyo foundation cyangwa se y'iryo tsinda ni Patricia Iradukunda, niyo mazina yiwe nyine. Ibangaba rero bafite followers benshi ku rubuga rwa TikTok no kuri YouTube, kandi ikindi bikorwa bakora nyine no kwigisha abana imbyino gakondo, gucuranga n'ibindi by'ubuhanzi nyine binyuze mu bufasha mu mibereho no mu burezi nyine. Turakomeza rero kwitsinda rya 5 ari ryo bita Club Rafiki Hip Hop School. Nk'uko uri kubyumva nyine ni hip hop. Fonda w'iri tsinda nyine cyangwa se warishinze bamwita Eric Nshimiyimana. Bafite followers benshi ku rubuga rwa TikTok ndetse no ku YouTube. Ibyo bakora rero ni ishuri rya mbere rya hip hop mu Rwanda, urumva ko ryigisha urubyiruko nyine ibijyanye na hip hop, kandi rugakoresha social media mu kumenyekanisha ibikorwa by'urubyiruko cyangwa se byabo nyine, harimo no kubyina. Turakomeza rero ku itsinda rya 4 niryo tugezeho. Itsinda rya 4 narindi baryita Rwamakondera Children Dancer Troupe cyangwa se ukavuga ngo Ivuka Arts. Ni itsinda rizwi cyane aho fonda waryo ari Jean Paul ndetse nyine afatanyije n'ingo bita afatanyije n'iyi fonda yita Ivuko Arts nk'uko byagaragajwe nyine mbere. Dukomeze rero turasanga bafite followers benshi cyane ku rubuga rwa TikTok ndetse no kuri YouTube. Bafite abasubscribers benshi. Mwimwe najya mbabwira gutya, ntabwo natamubwira ngo bafite abasubscribers bangana uko n'abatiktok bangana uko guko bakurikira. Mwe muragenda nyine musacinge murebe. Gusa icyo nababwira cyo nuko aba bana kuko ndi bakora kubwira ariko binameze ku mbuga nkoranyambaga zabo niko bakurikirana. Turakomeza rero ku itsinda rya 4 cyangwa se kuri foundation ya 4 ari ya 3 ariyo bita Inema Art Center cyangwa se Inema Dance nyine. Bwaba harimo Sherrie Foundation, harimo dance, harimo music, harimo nyine nuwumve nyine navuze ngo dance, avuze ngo abana saba byinyo ya dance birimo music, arts byose babirimo nyine. Iyi ngiyi rero ya 3 bayita Inema Art Center cyangwa se Inema Dance uko bishaka. Fonda waryo cyangwa se iyi ngiyi ifite aba founders aribo Innocent Nkuru Nziza n'uyu nguyu Emmanuel Muranga. Noneho abantu bana bafite followers benshi nyine ku rubuga rwa TikTok ndetse no kuri YouTube. Bafite subscribers benshi. Ibikorwa bakora nk'uko nabibabwiye, abanga ni ihuriro nyine ry'ubuhanzi mu mujyi wa Kigali ritanga amahugurwa mu byo kubyina, umuziki n'ubugeni. Twakomeje rero ku itsinda rya kangahe rya 2 ubwo ngubwo. Itsinda rya 2 niryo bita Moriox Kids Foundation. Iyi fonda wayo rero no bita Steven Kayitare ndetse na Shema Blaze Muhoza. Abanga rero bafite followers kuri rubuga rwa TikTok benshi ndetse no kuri YouTube. Mu gihe murebe na followers benshi cyane, nawe wiko gukora subscribe kuri aya machannel kugenda nkubwira. Kandi noneho iyi ngiyi Moriox Kids ibikorwa nyine bakora ni itsinda ry'abana bakomoka mu miryango nyine ikennye, rigaragaza impano nyine zabo mu myidagaduro nka dance, umuziki ndetse na drama. Urumva ko nyine bahuriye kuri dance, music, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Bakoresha imbuga nkoranyambaga mu gukusanya inkunga y'uburezi n'ibyo bakeneye. Turakomeza rero ku itsinda rya mbere ari ryo Sherrie Foundation. Fonda w'iri tsinda umunyarwandakazi Sherrie muramuzi cyane, kandi ibyo bakora nyine bano mana zino Sherrie Foundation ibyo rero ikora ni ugutanga amasomo nyine y'urubyiruko ku bana, ubufasha mu burezi no mu myuga nyine igiye itandukanye, kandi yifashisha imbuga nkoranyambaga mu kugaragaza nyine impano n'imyitozo y'abo bana bafasha. Ndakunda cyane rero nimba iyi video ikunyuze cyangwa igushimishije, kora subscribe, wandike muri comment icyo wumva tudahuje. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.